Ndongeye ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa. Kuri uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, mbafitiye umutumirwa uraza kudufasha gusesengura ku bintu bigendanye na ekipe y'igihugu Amavubi, dore ko kuri uyu munsi yamajije kuba yakerekeza hariya rwose mu mukino uraza kuyihuza na Sudani y'Epfo. Ndi kumwe n'umutumirwa, yatangira bibwira ubundi tukinjira mu kiganiro neza. Murakoze ikoma ikaze kuri Semutahirwa TV. Bisanzwe abantu baranzi ni Zuma Pride mu biganiro bya siporo nk'umusesenguzi nyarwanda. Bamwe basigaye banyita ngo ni Rigani mushya, ariko ntago ari we wanyawe. So n'undi nyine ufite umumenyi nyine mu gusesengura umupira. Tukaba twaje rero kuba dufatanya mu gusesengura ikipe y'igihugu Amavubi igiye yerekeje hariya muri South Sudan kuba yahatana na South Sudan mu gushaka qualification y'igikombe cy'Afrika cy'abakinnyi bakina imbere mu gihugu. Yego. Mbere yaho gatoya, mbere yuko bagenda babanjije gukora imyitozo, ndetse iyi myitozo bayikoranye n'uyu mutoza bamwita ni Jimmy Jimmy Mulisa. Yego. Kubera yuko uyu mutoza Frank we ntabwo yari ahari, yari yagiye mu biruhuko mu buryo bwo kwita ku muryango. Nyuma yuko agiye rero yasigiye inshingano uyu mugabo Jimmy Mulisa, n'ubundi umaze igihe kinini muri ekipe y'igihugu Amavubi. Gusa kumusigira inshingano hari undi mutoza wahise aba nawe asabye ikiruhuko, bamwita Yves Rwasamanzi. Bivuga ko biravugwa ko uyu mutoza yaje kuba yagenda kubera yuko atari kuba yashobora kuba yakumvikana n'uyu Jimmy. Yes. Rero undi wahise ubishyirwa, hari undi wahise yungiriza uyu Jimmy Mulisa, bamwita Habimana. Yes, bamwita Habimana rwose. Ubu niwe urimo urafatanya na Jimmy Mulisa mu buryo bwo kugira ngo turebe ko twajya muri cyane. Ese Zuma Pride, urabona te iyi ekipe itari kumwe n'umutoza wo mukuru nyine, urayibona ute kuri uyu mukino tuzakina na Sudani y'Epfo, ukurikije n'imyitozo wabonye yakoreye hano iwacu mu Rwanda? Amahirwe arangana te? Murakoze. Ikipe y'igihugu Amavubi muri detail nkeya, tutagiye kuvuga ibintu byinshi. Ubundi imyitozo isanzwe ikora, umuntu ageze kuri stade yabonaga ko imyitozo bari gukora ari isanzwe, ni nk'iyo bakoraga n'ubundi mu gihe cy'umutoza mukuru. Wasangaga step by step uko batangiraga, uko bakataga mu makona, wenda muri fitness uko bayivagamo, uko baherekanyaga imipira, uburyo bwo kwataka, uburyo bwo gutanga pasi, wabonaga ari byo n'ubundi bibanzeho. Bigaragara ko umutoza Tote Speech nubwo ari mu biruhuko, ariko yagendaga aha ishusho y'ukuntu imyitozo igomba kugenda, agenda yihereza umutoza Jimmy Mulisa. Ariko bikaba umuntu wese urebera wenda hanze siporo kavuga yibaza ati se ikipe y'igihugu Amavubi imaze igihe iri kwitwara neza, yaba ishobora kuzabikora ikaba yabona amanota kuri ikipe ya South Sudan? Dore ko muri iyi mikino bikomeje kugorana cyane, kuko muri East Africa cyangwa se mu bihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba agomba kuvamo amakipe abiri azitabira. Bisobanuye ko azajya agenda akinana ubwayo, ayazagira amanota meza akazaba ariyo agenda. Nubwo hari amakuru avuga ko kuba Kenya yarambuwe uburenganzira bwo kwakira shani bishobora kuzaha amahirwe bategera ko u Rwanda rwo rushobora guhita rushobora kwakira imikino bitewe n'uko rufite ibikorwa remezo byemewe ku rwego mpuzamahanga. Ariko ibyo ngibyo ntiwabyizereramo, ahubwo wowe wakwizera muri resita nziza wabona ko muri ayo makipe mujya gukina. Bisobanura ko ikipe ya South Sudan si ikipe mbi, abakinyi ko yanatsinze iyi Kenya. South Sudan yakuyemo Kenya kandi ubona ko yayitsinze iyirusha, kuko
iyi South Sudan fact zigaragaza ko ishobora kuba ari ikipe ikomeye nuko ukurikije uko yitwaye mu mikino yo gushaka qualification y'igikombe cya Afrika CAN, abakinnyi yakoreshaga ni nabiri gukoresha muri CHAN. Bisobanuye ko urumva ko abo bakinnyi bo bafite icyo twita automatisme cyangwa se kumenyerana. So nubwo Sudani ari igihugu cyajajwe n'intambara, amashampiyona yaho atari kubera imbere mu gihugu, nk'iriya kipe ya El Merreikh ntago ikinira muri South Sudan, ahubwo yo yagiye mu yindi shampiyona yo mu bihugu baturanye ikaba ari ikinira, ariko ntibikuraho ko ikipe ya South Sudan ari ikipe imaje kugira ikintu cyo kumenyerana ndetse no kuba umwuka ari umwe. Gusa none ikipe y'igihugu Amavubi nayo ni ikipe tuzi ko filozofi y'umutoza ari ukubanza yiga adversaire, ariko ntekereza ko kuri ubu ngubu atari umwanya wo kwiga kuri adversaire, ahubwo ari umwanya wo gushaka resultat, kuko urebye abasore bagendanye n'abasore nabo bari gukina muri no minsi mu makipe yabo bahagaze neza. Urugero wenda nko kuri defense twareba Kerema, tukareba Saimana Aimable, tukareba wenda Yunusu niwe utapfa kwizera, ariko Bableja Prince baragiye kandi nabo mu makipe yabo barakina. Usibye impinduka nkeya zabaye kuri uyu mukinnyi udukinira gatatu niwe Ombolenga Fitina, niwe Ombolenga Fitina yageze akantu k'akanoke, ariko n'ubundi abasimbura ari n'ubundi nta cyuho kuko musore Kagege ashobora kuzabikora, cyangwa se uriya Serumogo nawe akaba yamusimbura. Ariko ku zindi mpande, ku zindi nce, Haji yongeye agarutse mu bwataka, ntekereza kuba muzungu ariko ari icyo gihe ngo bakore cyane. Gilbert nawe arahari, ariko harabazanye batayici nabo bashobora kumuha challenge. Ariko ikipe y'igihugu Amavubi urabona ko abakinnyi barahari, barakomeye, baraseni bamaze iminsi bitwara neza, batayiba n'ubundi makipe yabo barayoboye. So ndabona ikipe y'igihugu Amavubi bagiye bagakina bafite iyo bakagenda bafite iyo ntego yo gutsinda. Ntekereza ko babikora bigakunda, kuko ni abasore mu makipe yabo bari kwitwara neza, bari kuri calibre yo ku rwego hejuru. Ubundi hari ikintu kimwe u Rwanda rukunda kuzira, iki kintu cyo kuvuga ngo turi kwiga ikipe, wagera ikagutsinda, wagera n'ahandi wancu ikanganya, nabyo bishobora kuzatugora. Kwiga ekipe numva atari ikintu twagakwiye kuba muri iyi minsi tukiri kugenderaho, kuko urabona nko kuri mukino katuvuge muri AFCON, uriya mukino waduhuje na Libya, hari ahantu ni henshi tugenda dukora amakosa tuvuga ngo turi kwiga bikarangira bitagenze neza. So kuri iyi nshuro rero Amavubi reka nizere ko yagiye afite gahunda yo gutsinda apana kwiga, then noneho natwe tukaba byibura twazamuka muri CHAN, ntitubure muri AFCON ngo tubure no muri CHAN, dore ko mu gikombe cy'isi byo ari ibindi turamutse tugiyeyo ayo mateka yahita yandikwa n'uzavuka yazaza asanga u Rwanda rwaragiye mu gikombe cy'isi, byaba nabwo bwa mbere. So mwakoze kubana natwe kuri mikoro ya mbere, na Kedron, ndetse kuri mikoro ya kabiri ni Zuma Pride. Kubatamuzi munyarukire kuri YouTube mwandikemo Zuma Pride official, murahita mumubona n'ibiganiro byiza cyane n'ibindi byose biba bitatambutse hano mubisanga kuri Zuma Pride official.